gute ino operation reka tubanze tuyinjiremo tubanze tujye kuri operation ya ya General Mutayomba general wa FDLR murabizi ko ari umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. FDLR nta bintu byinshi byo kwivugaho. FDLR murabizi ko yasize ikoze genocide hano mu Rwanda. FDLR murabizi ko kuva kera na kare yagerageje kugaba ibitero bitandukanye byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda biranga. FDLR ni kenshi yakomeje kugenda yica abantu bakayihorera. Ni FDLR yibera mu mashyamba ya Kongo. Ni FDLR yibera mu mashyamba ya Kongo. Ni FDLR mu by'ukuri ubona ko ari umutwe wiyubatse ugakomera ku buryo isaha n'isa uvuga ngo ni bwabuhe n'ubundi tuzakoresha ibishoboka byose dutera u Rwanda. Ntabwo twakwemera guhara burundu. Tugomba kwigaragaza byanga byakunda tukagira agatendo dukora ibintu bikagera gute bikajya mu buryo. Bivuze iki rero sasa? Icyo bivuze ni iki ngiki. Aha rero general wayo yibitangwe ni Mutayomba. Uyu mugabo yarasiye mu mirwano yabahuje n'umutwe wa AFC M23 gute. Arona amakuru dufite dukesha bagenzi bacu bari muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni avuga ko General Mutayomba umwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba za FDLR uyu yarasiwe mu mirwano ikazi yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23 mu gace na gace kangururu. Aka gace kakaba gaherereye muri groupement ya Nyamaboko, ni mu Nyamaboko ya mbere muri territoire ya Masisi. Aha niho barwaniye ivumbi riratumuka yarangije baba baramurasha. Aha rero amakuru dufite nanone atubwira ko ari kubera imirwano. Avuga ko General Mutayomba yarashwe amasasa abiri hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na M23 mu gace kangururu. Baritonze rwose, M23 iramupima neza ireba haruguru y'ibere ihakubita isasu irangije rongera subira mu kubitirindi arangije batera agahinda karanshiranye. Ni imirwano yari ikaze yari karundura. Iyi mirwano yarasiyemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo. Umuvugizi wa Wazalendo ne baramurashe ndetse harashwe benshi abandi barafatwa. Icyo mwamenya nuko no ku munsi w'ejo nimugoroba mu masaha 12 na za 30 hafi ubwo ni hafi amasaha ashyira za saa moya aho ngaho nibwo Mutayomba yagejejwe mu bitaro ahantu hitwa Ibeni, mu bitaro bya Ibeni. Niho ubu ngubu rwose bamujyanye kugira ngo akurikiranwe cyangwa se bamwiteho. Aranje baramurashe. Amakuru yemejwe na vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru amwita Wilimanzi mu butumwa burebure bugaruka ku bigwi bibi bya General Mutayomba. Yaragize ati isi n'ahantu heza itamufite. Uwiyise General Mutayomba ntabwo yari umusirikare mukuru wabigize umwuga. Yavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajya kwita umugenerali, maze aba n'umuyobozi wa FDLR Tshisekedi ubwe yahuye nawe ndetse n'umugore we akurwa mu bwisho i Bujumbura ajyanwe Kinshasa. Ibi ni bimwe mu butumwa burebure bwa Wilimanzi yagiye yandika cyangwa se yagiyohereza agaruka ku bigwi by'uno mugabo wiyise General Mutayomba, kandi nta namwe yigeze arwana ku rugamba, nta namwe azi by'urugamba, ariko arangije ave muri ayo mashyamba amaze kugira gute aterekangire gute reka inshukure mvuye gucukura amabuye aterekangiye ku rugamba. Uyu mugabo yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje yabihembewe kandi akarindwa, aza kurindwa bikomeye cyane. Umugore nako umurage wa Mutayomba numwe gusenya nta kindi. Uyu mugabo kugira ngo mwumve neza General Mutayomba nubwo bamurashe ku mabere bakatobora, yishe abasivile. Tuvuze abasivile n'abaturage basanzwe. Yishe abaturage basanzwe arangije asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ari za Masisi. Abari za Masisi cyangwa se abari muri zo nkengero murabizi na za Minembwe. Ingo n'imidugudu abihindura umuyongara bitwika arasenyagura agira gute. Ibyo ni ibigwi by'umugabo witwa General Mutayomba warashwe na M23 nubwo atapfuye ariko bamurashe ari mu bitaro arazabene. Akomeza agira ati barimo kugenda bavuga ibigwi bye. Wilimanzi arimo kugenda avuga ibigwi bye ati vuba aha imidugudu ya Kinigi yatwitse arebera, barayitwitse ari aho ngarimo kurebera.
bituma imiryango ihunga kandi yashegeshwe. Imiryango myinshi y'abanyamurenge y'abatutsi barahunga kandi bahunga bayishegeshe. Uyu munsi rero ubwo Tshisekedi yari mu nzira yo kwitabira umukino w'umupira w'amaguru mu gihe ibibazo bikomeje kwibasira igihugu, iherezo rya Mutayomba riributsa ingaruka zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa n'ibikoresho bya gahunda za politike. Ubwo rero guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru yagiye kure aca umugani mu Kinyarwanda, agira ati hariho umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitanwa nayo. Ako jabonye akanya ko kumwihimuraho pe. Mbega guverineri wungirije ngarafata akanya kamucyurira ati wisunga imbwa warangiza bakakudihana nayo. Niba ushyigikiye imbwa bishobora kurangira ukubitanwe nayo. We mbega ijambo rikaza hanga. Ubwo hagati aho namwe mushyira utubazo, imbwa ninde umugabo ninde? Wisunga imbwa ugakubitanwa nayo, ubwo imbwa ninde umugabo ninde? Ubwo rero yavuze ko uwafatanya n'abantu babi cyangwa bagashyigikira ikintu cyangiza akenshi birangira ibyabo birangiye kimwe, cyangwa se byose birangira agahinda kabashiranye. Ati mu by'ukuri koko nibyumvikana umuntu nk'uyu nguyu ngo ni generali ku rwego rwa generali ugenda akica abasivili, amazu y'abaturage akayasenya, ngaho inka amatungo arahekenya arasahura agira gute? Ibyo byose yarangiza ngo ni generali kandi yaracukuraga amabuye y'agaciro, yaribaga amabuye y'agaciro. Ukibaza ngo noneho byarangiraho ngaho Tshisekedi ndawe akamuha ijambo akamwakira mu biro bye, akamugira umuntu w'intungane, akamugira umutagatifu. Ibyo bintu ni biki? Nimwumve generali wanyu. Ubwo abari ku ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se abashyigikiye FDLR, nimwumve ibigwi bya generali wanyu. Ibigwi byo no abasivili, gusa kwica abasivili, kubasahura, kubasenyera ibyabo, amatungo yabo kuyarya, yabatari akayica. Ibyo byose mu bice byaza hariya mu bice bya za Masisi, ibyo nibyo bigwi byagiye bimuranga, niryo zina afiteyo. Nta rindi zina afiteyo usibye izina ry'ubugome gusa, izina ry'ubugwari, izina wavuga ko ritamuhesha icyubahiro. Iryo niryo zina afite hariya za Masisi mu guhemukira abaturage. Uwo ni generali. Ngaho namwe nimumbwire umuntu nka generali rwose yarangiza agakora amabara nk'ariya, nyuma yo kuyakora akumva ko bizarangira aho ngaho rwose akimahoroniza kuva ko nta cyabaye, agatuza. Ubwo rero M23 ubwo bari mu mirwano ya Karunduru, ubwo bari barimo kurwana bikomeye cyane, nta kindi yakoze usibye guhita imurasa ku mabere. Abate natwe reka tube tukurashe mabere, banze wumva ko agasasu karyana, gende babanze bakwiteho, ubundi nyuma uzagaruke, ariko wumve ko rwose ibigwi byawe bidashyigikiwe cyangwa se bitishimiwe namba rwose, wumve ko nta numwe ubyishimiye rwose na gato. Ubwo rero uyu mugabo nyuma yo kumurasa nta kintu cyagomba kujya gute, nta kintu cyagomba kurenga usibye guhita ajya mu bitaro, ibintu bikagera gute, ibintu bikagenda neza cyane. Hari undi mugabo nawe witwa generali Yakutumba, nawe generali Yakutumba nawe amakuru mfite ambwira ko nawe bamurashe, nawe arwariye mu bitaro bya Tanganyika Keya mu Burundi. Generali Mutayomba nawe yamaze kugezwa mu Kinshasa kugira ngo barebe ko yabagwa, kuko isasu yarashwe mu gituza bitaza kumuveramo za kanseri n'ibindi byinshi cyane. Barumva ko M23 irimo kugenda bakoramo akazi. Ubu bavuga ko muri minsi M23 irimo kugenda ikora kamubaka, cyangwa se irimo kugenda ibigarurira, ntabwo twatubeshye. Ubwo rero aha rero mu byumve neza cyane, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko abangaba byari ibindi byari ibintu bikomeye cyane. Kumurasa ubwabyo bisobanuye ikintu gikomeye cyane, nta gahenge bari kumuha, ntabwo bari kumworohera. Barangije batereka tugusoze twereke ko byose ibishoboka. Rero M23 iri mu kazi gakomeye cyane. Ahangaha Colonel nanga hari ijambo avugaga.
Iyo ni Corneille Nangaa kera mu minsi yashize batangira urugamba batangiye kurumara. Tutatoka kwa mashariki, tutaenda mwisho magharibi, manake Kinshasa mpaka Ocean Atlantique. Ni Corneille Nangaa arimo kugenda yibutsa abantu bati muribuka ko twababwiye ko Goma izabe yacu tuzayijyamo tukayifata twumva turatunganiwe, murabyibuka? Ati yego. Muribuka se ko mu by'ukuri ibyo twagiye tubabwira ibice bimwe na bimwe tuzabifata kandi twumva turatekanye? Ati yego. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo uyu mugabo cyangwa se ibyo M23 irimo kugenda ikora cyangwa se irimo kugenda irasa bano ba generali ntabwo ari ibintu bibatunguye, ntabwo ari ibintu byako kanya direct. Ubwo ni ibintu twavuga ko ari ibintu bamaze iminsi bategura, ndetse ku buryo ku rugamba babitoroshye. Iyi ngingo reka duse n'abayihinira ahangaha, Hervé reka twatake indi ngingo ya kabiri, iyi duse n'abayisoreza ahangaha, yiraswa rya bano bagabo ibyabakore mwagiye mu byumva. Ahangaha bavuga ko M23 yakoze kamubaka cyangwa se ubu ngubu ku rugamba iyoboye ntabwo twaba tubeshya.